se wowe noneho ko nagiye ntumurikirane ngo nambaze uko byagenze se madamu yaraje yarazanywe n'iki utambwiye sinzi kabisa ko byanjye nayo ko nabonye ntazi uko bimeze wahashushubikanye ngaho ku manywa ucisha nyirukasa ucisha mu gikari bimeze bite kumba ndeba nkabyo usobanurira bizavamo ntacyo ariko rero ntabwo warampaye amakuru neza sawa sawa nta kibazo wandakariye noneho byagenze bite ngo nakurakariye oya actually hari akantu nshaka ko tuvugana ejo bundi nagiye kuri konti yanjye nsanga havuyeho miliyoni 10 nshaka ko usobanurira ahantu zagiye ngo wabuze miliyoni 10 nese bivuze ko konti yawe nta burenganzira njye nyifiteho ariko niba dufatanyije umutungo bivuze ngo ukuraho miliyoni 10 utangiye n'ikintu ugiye kuzikoresha nurangiza ugende uyakoreshe utanambwiye haka ibyo bintu ariko ubundi madamu kakubaza urinda umbaza miliyoni 10 izo miliyoni zose umbaza hejuru y'iki uzibikiye ngo uzazikoreshe iki hejuru y'akana wabyaye se hejuru y'aka uzibika ngo uzazimaze iki ndashaka kukubaza wandetse nkakoresha amafaranga ko ari njye ibyo ufite ibyo gukora kuyakoresha uranyura ngo ntago mbyara warayinaye se nanga kwisama ese ubundi wabwirwa n'iki ko ari njye utabyaraga hari umwana ufite mva nkubwire madamu niba narabikujeho miliyoni 10 uranyumva neza nafashe 7 zishyira mu bikorwa byunguka 3 ndazigusubiza ntuzongere na rimwe kunyurira amafaranga yawe uranyumva uransubize 3 uramereza amafaranga yanjye miliyoni 10 nkuko wazikuye kuri konti yawe ese ubundi ukoresha konti yawe amafaranga yanjye yose ndayashaka miliyoni 10 nta bintu mbwira notazifata zihore nayo nzayakoresha abagore b'iki gihe ko mwana miranye nzayakoresha ibindi uravuze induru y'iki ariko mukobwa wa ibi bintu murimo kunkorera bizabagiraho ingaruka wowe na ruriya ruhungu rwanziritse nta kintu mupfana tagase nk'ubuhowe mwagize imbabazi koko ko naje mu rugo rw'umuhungu wanjye ndazira iki koko ndazira iki wowe uvayo ngo amategeko ugomba kugira amategeko se mukobwa we naje navuganye n'umuhungu wanjye yanyemereye kuba hano mu rugo rwe noneho maze imisa sindamuca n'iryera nibi muri kunkorera ibi bintu bizabagiraho ingaruka ngwino hano tuvugane fasha uyu muhungu wawe wohereje yankanyaze yanziritse rwose agoroka tugende ntwara gake uko ufite agasuzuguro wa musaza agasuzuguro ndi mu rugo rw'umuhungu wanjye urugo rw'umuhungu wawe se ndabikubwiye ko ari urugo wamusanze ariko iyi ntumbi yamuziritse imuzirika nambaye n'inkwetora haguruka se nyine haguruka
Haguruka. wifuzaga ko nzikura Haguruka se nyine urambwira umbwira iki? Harya ngo waje gukora iki? Waje aho uje kumara iki? ntabwo wibuka ko nakubwiye ko hano ari kwa Edimo umuhungu wanjye Hari uwo wahasanze se? ntawe nahasanze Umva rero nkubwire wagisaza. ariko naje twavuganye Mbega amatwi nkubwire. Ndagira ngo nkumenyeshe ko utazongera kumbaza umuhungu wawe njye ntabwo ndakabati babubikamo nta nubwo mushinzwe nta nubwo ndi nyina ngo ndamuheka. Uranyumva neza ugomba kugendera ku mategeko kuhana. ntabwo uri nyina ariko Uramumbaza njye ndise niba ushaka kuba ahangaha rero dore umaze n'igihe ahangaha funga uwo munwa wawe sinzongera kumva umumbaza. abakobwa b'iki gihe mana cyangwa ubundi cyangwa mbanze nkwice. Uranyumva neza utanyica ugize abatekamutwe waje uje kwiga none se nkwisabire ndavuga ngo subirayo cyangwa nongere nkwice. Subirayo nongere nkuzirike iravuga. muko waretse nkigendera kureba nari ntunzwe n'ikiyede muri iyi minsi wigendera ugenda ugomba kuguma ahangaha kugeza igihe izina umuhungu wawe Edimo rigusibama mu mutwe muri uru rutwe. Uranyumva ikagusibamwo ku buryo utazongera no kumumbaza. nabonaga uri umuntu mwiza ariko muko wamfashije koko ubu urongeye ariko uranziritse n'ubu nagufashije nakubwiye ngo nushaka uhaninye cyangwa wanyare ntabwo bindeba. kandi imana iziguhora nitwa rwaje kare nirushaka ruzanakere ruza rugeze uzazi wawe ntiruzazi wanjye. rwaje kare ruzakujyane kare. ariko mana ubu naje njahe koko navuye imahanga mvuganye n'umuhungu wanjye none naho ngeze mfashwe nabi kurushaho ariko ibi nkorerwa biragaragaza ko umuhungu wanjye atakiriho. ubu se umuhungu wanjye koko na nimero ye ya telefoni ko itagicamo nzamenya arihe ko ari buzandenganura. Anti, ndashonje. Imirimo nakubwiye yose wayishoje? Nayishoje. Ndashonje, anti nahaje natawaguze kumajyana. Tutomoka rero mvuye hano gira vuba. Garashonje ahantu ukuntu hameze siko muri akicarijwe hano ra gakiranye angatwagira vuba ibyo byose kandi garuke nsange nta na kimwe kiriho anjije ngwiki nanje abufite niba utanoze ujye kugira iki ujye koga iwanyu kandi nzajya kumva unyitahana nzakwereka icyo nicyo. Ariko se mwana, iki ni igihano wampaye cyangwa ni ukunyigisha uko nzitwara mu hazaza hanjye?
Karemwa. Amakuru. Vanessa arahari? Ari muri salo. Okay. Haguruka ujya kubimena haguruka hano jya kumena iyo myanda jya kumena mu ngaranje uzi ubundi tujya koza ibyo sibyo usara amakuru ko tutaramukanije we erega wagira ntabwo twari dukunda ni amahoro se yasashimye wahimbazwa n'ukuri nari cyakwereka ibyishimo ndimo ntabisa rero niboneye akana mva imana yangiriye neza yamaye akana kitonda ndakagutuye ni ukuri pe ni keza warugiye icarasi hari icyo wumvise hari icyo wabonye ngiye kugura ikorosha uranyumva neza aya matwi yawe arumva ngiye kugura ikorosha ugira akagambo na kamwe utahasi uwo munwa nzawudoda uranyumva neza haguruka ugiye toka ase ko mbona wandakariye cyagiye twatandukanye wandakariye ngo sinkubwira akazi nkora ariko nanubu ntabwo waba ukigomba kura ukirakeshiri ariko Dani urankunda cyangwa ubu ndyarya ko mbona utsimbaraye ku kazi ukora no kubera iki ariko ari imyaka 3 ishize dukundana utaza akazi nkora iryo si ikosa ryawe ngo ni ikosa ryanjye Dani cyagiye cyatumye ngenda n'umujinya wabinkoresheje cyagiye nagiye kubera umujinya ariko uyu munsi ndashaka ko dutandukana kubw'akazi kawe ukomeje kumva Medete sempre. Joy. Komeze neza. Neze Dani. Biriwe neza ariko. Nta leta. Mushyitsi se ko tutamumenye. Joy, uyu ni girlfriend wanjye. Oh. Taribambwiye se ko ufite girlfriend. Ako bro nawe uramisha. Joy, uyu mushayi tumangiye kinini pe. Ariko turupanga gahunda yo kubishyira ku mugaragaro byose bikamenyekana akaba umugore wanjye wemewe n'amategeko. Okay. Joy. This is my brother. I think that's enough. Okay. Nanjye nitwa Lise, the girlfriend. Okay, that's good. I'm so happy for visiting my brother. Ari, wabonye sister? Urabona sister ndi tudasa? Listen, Danny. I'm sorry. Girlfriend, I don't mind coming now. Shiri, niba nakubangamira wamakanyagana na sister se ugatoka. It's okay.
uriya musheri wawe umusheri utagira n'umusatsi wagira ngo avuye muri gereza ni umunyabyaha. uzi ko gusebya umuntu ari icyaha gihanwa. oya kariho karavuga. none se umukobwa arangwa n'umusatsi n'inzara none nta na kimwe afite. Sister, ibyo reka tubireke. Ejo bundi ndabizi ko uzaba mwita muramukazi. tubyihorere that's Jack. ahubwo se Dani, ku bijyanye na ya kesi cya cyuma na wa muntu wirukankaga mbereka ngo waranamurashe ntabwo wamenye neza ko wamukomerekeje? Ndacyabikurikirana. Nakoze iperereza mu bitaro biri hano hafi, ariko ndakeka rwose ndi hafi kubisatira. nari mfite amakuru ahantu nakoze investigation byagaragaye ko hari umuntu yitwa Edimo yarishwe, kandi nkeka ko ayo makuru twayahuza na wa muntu warashe, akaba ari we mwicanyi wishe Edimo, ko yishwe azira ibitungo. ubwo ngira ngo ugomba gukurikirana icyo kirego ushingiye kuri aya makuru tubonye. ayo makuru ndaje nyakurikirane, kuko uriya muntu arashe nsa nk'uwabonye isura ye duhuye namumenya. ndabona rero naniwe, reka njye muri dushe, ubwo naha mu gitondo.